ndashaka ko twazajya dukora imibonano. Ariko you joking? Ngewe nawe tugakorana imibonano se? Yego. Kandi uri mama w'umukobwa nkunda? Ndabizi nyine nanjye niyo mpamvu ntajya kure. Niba narakubonye nyine wizanye gusa urumva najya gushakira ahandi kandi uhari. Ngewe nawe tugakora imibonano? Najya nkwishyura neza kandi nkakwishyurira ku gihe. Kandi Aisha ntabimenye ntibinabangamira urukundo rwanyu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo nshobora kuva ku mwana nkaza kuri mama we. Nahise ubundi kuvuze ko umwana wanjye nta kintu murakora. Hari icyo byaba bigutwaye? Kirahari kinini kubera ko namuhemukiye n'intego twihaye naba nzangisha. Aha, ubwo rero niba atari uko bimeze, numva n'uru rugo utazarugarukamo, yaba ari ukubera njye cyangwa kubera Aisha. Kandi Aisha ntabimenye ntibinabangamira urukundo rwanyu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo nshobora kuva ku mwana nkaza kuri mama we. Nahise ubundi kuvuze ko umwana wanjye nta kintu murakora. Hari icyo byaba bigutwaye? Kirahari kinini kubera ko namuhemukiye n'intego twihaye naba nzangisha. Aha, ubwo rero niba atari uko bimeze, numva n'uru rugo utazarugarukamo, yaba ari ukubera njye cyangwa kubera Aisha. Ni kuwo ndaguha amafaranga nkaguha n'umukobwa wanjye, nanjye ubwanjye nkakwiha ukabyanga. Uzi ko naguhimbira kesi kandi kagufata. Kesi niyo wayihimba ko nta kintu nagutwaye nta n'ikintu nigeze ngukoraho. Njyewe nshyira akaboko ku munwa mvuge ko wari ugiye kumfata ku ngufu urebe ngo biragukoraho. Ahubwo reka nigende. Nta kibazo, reka basi wamunkanyagina nkabitekerezaho sibyo? Ubitekerezo kandi uzame igisubizo kizima. Sino urabura Aisha umbure kandi ibi si byoroshye se nari nkoze. Haba ibirenze. Reka ntahe mu rugo nimara kubitekerezaho nzaza nkubwire. Nta kibazo. Aisha araza ndamubwira guhamagara. Maze rero mwana wanje urumva? Ndakumva papa. Sunda bihera era. Nabayisonze. Gahinda we ntabwo wariye. Sinone muja murabura guteka ngo mwiyiteho. Muzitwaho nande. Ibiryo byose Aisha ntiyabimaze. Reka ntukambwire kirakira. Akubundi kiryaga ibyiki. Cyumva nabona ngo wenda gifashe nagakuzo. Gikubura ahantu. Ngo mama ikintu gihari. Birabyenda afite byacikaguritse. Ngo ni by'abasitari. Ko nuko ngiye. Ninzabikubita nindi gupanga kuzabikubita mu mwambi. Bigasha bikagurumira. Ugiye. Reka wa mukobwa we. Ndagiye. Ugiye. Ndagiye nzagwa nzagwiyo. Izo uri umusirikare ngugiye kwikosi. Ndagiye ahubwo umva mbabwire. Muzambabarire muzigwaneho. Numutigwana muzi ngo nyoka zabagwanaho. Kitakivaho kiri kubera gukwina kwa kungana n'inguru. Ariko se papa, ubwo ko wavuga gute kugiye ari amazu yose ni wowe ufite uburenganzira bwo kuyishyuza guze tuzarya gute? Hajya Aisha ari. Yagiye. Nzano yagiye arya ibirayi byose umuntu yari yatetse akuramo ibirayi asigamo ibishyimbo. Wabuze ibiryo byo guteka. Sitoke ntiyuzuye. Ngute umuntu ateka imvange ndakaza karoboramo ibirayi gusa agasigamo ibishyimbo. Umva rero. Ni mu buru bwenge. Isi zabanika. Nisi papa ugiye mukwiye kuba intwari mukabinyanga mugayo kandi muzashishoze mu byo munyuramo byose n'ibyo mukora byose muzazirikane ko narizwe. Papa ugiye ugeze kwiyahura. Tuzazirikane ko ari Niki mwansabye nka kibimba. Nisi ugiye kwiyahura. Nabyo mbishoboye. Oya ariko humura n'ahantu ngiye. Igihe nikidukundira nzahindukira kandi Imana nibishaka
izongera iduhuze. Ese papa ibyo bintu wabivuganye na mama arabizi ko ugiye kugenda? Ceceka ntunamubwire ko nakubwiye. Iki Urumva mbabarira umbere imfura, umbere umukuru w'umuryango. Ari amazu nishuzaga, uzarebe ukuntu uje gufunguza konte baje baragaguha ugabitse. Urumva umbwirire Aisha nawe natagabanya uburara, burya dore ishuri rizima n'isi. Niba yaracikanyije iryo kwiga mu ishuri rimeze nk'agandi, amenye ko iry'isi ryo rizamuzunguza. Ese papa ugiye gupfa? Ntabwo mpfuye. Ko umugore utaye urugo bamwita ngo agiye kwangara, noneho umugabo utaye urugo bavuga ko agiye, kuko papa wanditse ibyo bintu. Mwana wanje sinshaka kuzabatera agahinda ngo wumve ninjoro ndapfuye cyangwa mu gitondo mpfiriye mu maso ganjye. Ko niki ko mumara umuntu mwiza? Kora hangaha hari urubavu na rumwe rukirimo. Isi mama ko ari urubavu rwawe rumwe papa, izindi zagiye. Umeze nk'igipambara nari umuntu, ndi igishenjegeti, nari umugabo utavugwa, mfite imbaraga. Ayiwe papa, izindi mavu zawe zagiye zatwawe n'abandi bagore. Gihe nikigera muzaganize nyoko, azababwira ukuri kwabyo ko. Ndebe igikapu cyane. Papa kwiki bose n'udusize kwiki kamugana. Nizere ko ubwo waje nyine wabyemeye. Okay, ntabwo ndabyemera neza, gusa nanje kugira ngo tubiganireho. Menye n'ibiciro, menye n'ukuntu nzajya nkora akazi, menye n'ukuntu bitazatuzanira imbogamizi hagati yanjye na Aisha. Ikintu cya mbere uzajya uza hano utabimubwiye, sibyo byiza? Ese aramutse nsanze ahangaha kandi inama mubwiye ko nje ahangaha. Oya njyewe se simba nzi, okay, nubwo inshuro nyinshi agenda simenye n'igihe azira, ariko ibyo ari byo byose ntabwo naberwa niba ahari cyangwa adahari. Njye najya nkwihamagarira, ubundi ni nabyo byiza. Ese ubundi amafaranga utambwiye ngo nangahe? Amafaranga se, amafaranga twaye baradukurikije iki? Inshuro, iminsi, ku kwezi. Oya wowe urambwira ngo ku kwezi uzajya umangaye, menye ngo niyo uzajya uma. Ubwo se nkubwiye ku kwezi ukazamo iminsi 2, ahubwo njye ndumva umunsi waje twajya tuvuga ati wenda ni 100 cyangwa 50, bikaba bizwi. Niba uyashakira rimwe ubwo tukajya tuvuga iminsi y'uyu waje imeze gutya. Ku munsi wajya 100? Yego, byaterwa nabyo. Nabwo kandi urashaka tujye tugira iminsi ngahe? Kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru rega umugabo wanjye yaragiye. Yego kumana, kuva kuwa mbere ku cyumweru. Kuwa mbere ntabwo njye nabishobora. Njye nari nzi ko ugiye guhitamo nk'umunsi umwe mu cyumweru. Umunsi byibuze iminsi 4. Uri kureba ukuntu ungana? Ndabizi, yose sinzi uko ngana nyine. Okay, wenda no metramo iminsi 2 mu cyumweru. Cyakoze 3 niba bidakunda, kuwa mbere, kuwa kane no ku cyumweru. Ase wahisemo iminsi 2? 3 byibuze. Nabwo kandi wumve ko nkorohereje. Nta kibazo. None se avance ndayibona ryari? Utaratangira n'akazi. Akazi nzagatangira icyumweru cyiza, ntabwo nahita nangira ubu. None se nyine waritse ukazayafata. Ako abahungu b'i Kigali kuntu muri abesikoro ubu ubona wanyifatira ngo amafaranga uhite wigendera. Cyangwa okay, niba wumva ufite agakrize, ase umu engineer w'indege, aba niba ufite krize ndabanguhaye byibuze na 50 ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kuyafata kubera ko ndi umukene, ahubwo ni uko ndi kugira ngo nubahe akazi kawe nawe ubahe umuntu uri gukoresha, kubera ko njyewe nubaha akazi kandi mba ngomba guhembwa nk'umuntu wakoze akazi. Nkabigira n'ibanga nk'uko uri kubinsaba. Ibanga byo bigomba bibaza, ariko Aisha bimenye. Erega nawe waba wihemukiye.
ugomba gukoresha uko ushoboye ntabimenye kandi iyo minsi nguhaye nuko mbizi neza ko kugera hano biba bigoranye ku wa mbere ku wa kane ku cyumweru tuba turi free wakwirirwa waza ku manywa ukagaruka nimugoroba ibyo niho uzajya ubitamo ariko ibyiza barabageza mu gitondo ugataha nka saa moya ubu si ayo masaha yose turi kumwe twanaganira nari nzi ko tugiye kuzajya nza nkakora igikorwa nkahita ubundi nkagenda tuganira buhene se bunyamaswa ubu nta n'agasantima wangirira ku buryo twanaganira mbere yo kujya mu gikorwa nabyo urashaka urongera amafaranga ngaho uzi si umunsi wose nari nzi ko ari ukuza nkahita ncaho ereka da ko waba uhenze ntacyo wenda reka tubitangire icyumweru cyiza icyumweru gitaha ku wa mbere nka saa 2 nyine nk'ugiye mu kazi ntabwo nzabyuka nzansanga mu buriri sawa nta kibazo icyumba cyanjye ni kiriya ntacyo wambaye amazi yo kunywa se wowe uzaza uhita winjira iyi mvugo nzayigoma ishyuza ni kuri kureba gutyo mani iminsi nagwaye nagiraranye Miss wamaye uri gutekereza ko se ngiye nzaguma gutegereza umwaka wose ugiye gushira mani iminsi 2 iminsi 2 ntago byakunda nyine amafaranga yanjye kakanya ubwo butese uri kunzana ntabwo akakanya ntabwo nahita nyabura mbabari ndava hano nzagushyira n'inyungu nukuri nagushyira n'inyungu hasi undi reka nkubazeho ikibazo kimwe iyo ugujije umuntu amafaranga sibyo ukamuha umunsi kuko icyo umubeshya umunsi kandi uzi ko utazayabona ako nagare nagujije wakoze iki nagare nagujije ngewe wagujije nagure nabyumvisha nguvuze nagare nagujije ntawe ngiye wagujije rero reka nkubwire kuri izo mpamvu uravana utwishyuye urakumva mbishyuye wenda ari kukubwira kwishyura amafaranga nanjye namugurije sikusetsa mwishyuze naho nyishyuze ibyo ntabwo bikureba sharabu kandi ndi seriye man buri gihe yonje kukureba unyongeraho iminsi buri gihe none uzanye umuntu abundi mama uri gutekereza uzanye umuntu ngo munkubite akurumva ari man nyongeze iminsi 2 leta nyango na brag umuntu abafite nyine nyongeze iminsi 2 we akuzi ko niyoroshye none se ku mafaranga yanjye utangiye no kuntu kutangiye no kurwana none se nawe ugiye kunkubitisha kugasuzugura ko amafaranga y'umuntu higo higuze ukuntu kuntu wigize ukubona nta sano ufite nta no guca bugufi ngo uvuga ati mumbabarire gutya na gutya murajya ngo mfukame murajya ngo mfukame niyo mubwiye ngo atamenya nka kudiha atamenya nawe ariko kuri aka gutekereza ko ndaga kubitwa mu nshinguke usa nk'aho wabici bici ni wowe ndagukubita peti ngukubita mukobwa indukubita ndakudiha wibeshye nkubite nanjye nkubita ariko twagira ngo rero nagujije ngo uvuze ngo urandiha njyewe hoye uhe urazana amafaranga y'undi mwana cyangwa akagakobwa urashaka ugukorera iki nimba nkubwiye ngo nyugeze iminsi 2 ndabanyaguhaye ukaba utabyumva none uragira ngo niyice se niyahure nubwo byumva ndi kukubaza ubu bumva uri gutekereza iki mana abantu bizi naguhaye iminsi 2 ukaba utarimo kubyumva none uragira ngo uyiwe kuntu waje ntakirusha ufite ikibazo nka kigukemura none rero bushinze ufiteho none amafaranga mfite ariko ngiye ikibazo ndari kumva no n'ikindi urabona no guca bugufi ngo uvuge neza ufite agasuzuguro karenze umutwe wawe wowe uragira ngo mvuge gute mfukame nibwo mu byumva no mbonye mfukame hano marambara nibwo mu byumva ko hasi ubundi uguze wanyu mwabuze iki none ikintu nakubwira namaramaje ntago mva hano uyu munsi nibiba ngombwa ndaguca umutwe ari ujyana se niba uri bunyishyure haza kugira nabi wagacuca ndakudiha we pe zaharajije mbese ndabwira papa mbiba fene turayirya mama ndabwira papa wafunze isarangira gute se isarangira gute ngira dusanga niba ushaka dusanga ntabwo ari amafaranga yacu aturimo ese wa muganga harya ubundi akuri manga andi 15,000 okay sawa ino telefone yabigura 50 yabigura 100 ubwo nawe uzazana amafaranga uri mu ndi mwana bakwishyura urukumva neza kandi ni iminsi ngahe 3 urajya guti 3 se oya ni umunsi umwe oya uyu muntu atari kuri rezo amenya agaciro k'ikintu cy'umuntu kuntu ba wigize nta soni ufite ku mafaranga y'abandi
uretse ndabibwira papa we brother papa wase nushaka kubigirana na nyoko cyangwa ubibwire yewe sogokuru na sogokuru myaka biragaragara koko nimba usigaye ujya kureka kwa so ariko ubutaha mu bantu uzajya uguza bose umwibagirwa uri kumva ubure gutaye wanyu baragukubita umva se tugendera tagira n'umuntu ayi buretse gato navayo hano ese kigenze bite buretse hari manga yanjye aho ngaho ase ibintu twabipanze turi kumwe ibyo bintu ko tutigeze tubipanga tujya kuva aho twahuriye ibyo bintu byo kuvuga ngo none uravuze ngo ngenje guta umwuka w'ubusa hano ako sera yego nanjye igiye kunkubita se nayo guhori igize tugapfuye ikimeza telefone hano gira vuba ndagurisha telefone baduha 20 ufate 15 yawe ntwari 5 byanjye niba ari 30 gutyo nose ubwo baduhaye 50 ubwo ama 15 ngavugisha kuri nawe nubishyiremo imbaraga umvikana ndabizi nyine ukuntu bawigize ikirara n'igisuma ntago ari mpamvu nyine ushaka 15 yawe se ariko nyine tubonye umuzigo urenze tumusubize telefone yiwe se uzajya kwishyuza oya kandi karagakobwa se yakayanyishyura nta muntu urya inka nka nyirayo sibyo telefone ni ngiye telefone isibi yawe ntago ibaye yanjye okay niba amba 50 nzaguriza 20 sigara ni 30 sibyo ubwo se tuzahora ryari kugira ngo amafaranga yambe iwacu ntago hazi tugeka ngende kwicoresha bangurishe ntuzane mu biceri byawe iyo mbimenya n'undi sinari kukuzana undi ibintu byawe byose biba birimo inyungu karakanda se k'inzira karingane nkahamagare nka telefone yako oya nese ibyo ngibyo bigarana rero tugende ariko reka tubaze yo kurako twabona n'umuntu yes ntabwo natinze ariko uzambushyira mu telefone kacu niko muko garuka hano turebe wowe izo nkweto bitese agakwici kanjye ni fresh nari zirakubereye murakoze kuva ryari se sha wambara inkweto zo mu kigo uri umusirikare uri umudemode uri umugi siya tuzahurira mu rugo nje kwishyuza none se uri umusirikare uri umudemobe kare so staff ntago nzibarizwamo kabisa nese inkweto zacu wazikuye zanyu kandi ntabwo mwibeshye se ntabwo twibeshye none se uba muri New Life uba kwa Joyce Meya izo nkweto bazitanze mu mushinga wazikuye yenda umurasta narayiguze tuna ukayigura wayiguze n'abazungu zayo oya ni yaviye ni yaviye wawe twakora iki ni umuntu uraho usanzwe ni umuntu uraho usanzwe ntabwo akora akazi k'umutekano se oya ashaje ntabwo yabishobora ariko mbere yaragakora oya yakigeze ntabwo akigeze ese inkweto zanjye zigera mu rugo rw'iwanyu gute inkweto zawe uri kuvuga njye ntabwo mbizi ndi kuvuga mu cyongereza mubwe mu kinyarwanda nyine urumva njye nambaye inkweto ya viye rero ibintu uri kumbaza njye ntaho ndi guhurira nabyo wambaye inkweto ya viye viye niyo nyiri iyo nkweto yego ariko ushobora urabona ndinjije kubera nese urebye neza iyi ni fomu uri kubona ujyanye n'izi nkweto baduhaye oya ariko nta n'umusirikare akambaye iyo nkweto ko nawe uri kumwifatira ndi kwifatira ntabwo iyo myenda ayikuye iyi nuko nanjye nakubaza nko kuri izo nkweto njye niyaviye nakubwiye nabyutse mbona kenshi zanjye ntabwo zifuze ndanamiyamuzehe ntayo ndamiyamuzehe uragiye nese ubu ukuntu uri buncikire turetse kwikomeza no gukomeza umunsi ese ko turi mu muhanda wa leta nabura kugucikira kandi nimara kugushyira muri figura aza kubimbwira neza utuje jewe nta kintu na kimwe ntari kukuvuza ntabwo wambwira izo nkweto zikuye utiriwe ungora kandi nazikuye mu rugo kandi uri kubona ndi umugabo ukabona gukubita igitsina gore ntabwo nabishobora nyine ukumva bikomeye cyane igitsina gore gute ubundi ntabwo bishoboka ukumva bikomeye nta nubwo ikintu abantu banze muri quartier ndi umuntu ukunda kwihanira cyane ko nuko udakora muri leta niyo mpamvu nikora ariko iyo nakoze amakosa nayangira uko manuka amakosa subigore ngiye ko nyarimo nabwiye ko inkweto ari ya vie niba ari yawe cyangwa wayikunze
twagenda mukavugana na vie mukagahuza kaguca amafaranga ukamuhereza nabirenze cyangwa akabwira ati ntabwo byakunda inkweto igihugu cyamanye guru bwa kabiri ngende nyigure ndi kugura n'abasivili inkweto nahawe so ntabwo uri kungorara ndi kugura bura cyane birakabije kuruta uko nakugonda izo nkweto nagwambwiza ukuri ahantu wazikuye n'isaba zijyaniye ko nyizi kise ndumujura none ugiye kugira umujura rega abajura n'inzobe no basigaye baje amenye ko abajura bose bari akubundi reka ngubaze ubundi nkweto ntago zisa uzisa hehe kurya mbere inkweto iri izina ryanjye ntunabibone dukamambira ntago nanjye mu rugo ndufite nambaye dokamambiri musura nambaye wambaye inkweto iri izina ryanjye wambaye siro no kumbura izina riri hehe ntago uri usomaho inyuma handitse ngo ntago nzi ko witwa ariko ntago uzi ko nitwa nkwibwira mwa mugabo ngiye biri no kungora ndi ukugora tugende mu rugo muvugane na vie kuko ndi kunyura mu bwumvikane ko ni nkweto imaze umwaka iwacu uzimbwira ngo bayiko nimara kugosora nibwo urabona ko ntakugoraga muri ako kanya ntabwo ushaka kumbwira izo nkweto wazikuye utirungora mu rugo iwacu kwa papa mu rugo iwanyu izo nkweto se papa wasanzwe zambara cyane nawe nubwo azimaranye umwaka zanditse amazina yanjye inyuma ibyo by'amazina ntabwo mbizi ahubwo tugende umuderingi nge unangeze iwanyu uzambaye ushaka kunjyana ku mbaraga ngo wanaze none ndagenda nambaye ibirenge se ningera uko ndi bugukozemo akantu ndi iwacu ntari bigo uri iwanyu ntari bi iyo nkoko y'umukara babwiye nshobora kwigira umweru ubona ushaka kumiza nkweto nkigendera nambara ibirenge se erega nanyuze muri demokarasi shaka wanyuze hose turahagera shaka amahoro tegura intambara niyo uhisemo reka nkubwire sorry turi mu muhanda ndi mu gihugu cyanjye ndi mu muhanda wa leta nta kintu na kimwe wantwara nta kintu kimwe nagutwara ariko nsanze nkweto ari izanjye ntabwo bindeba zabe zitabizi kuba nzambaye kandi azikuramo ari uko kuri kunsubiza si ko ari izanjye njyewe urumva nabura kugusubiza gutyo tugateka imitwe babaye benshi nanjye ndi muri abo ngabo ngaca hano tugende tujye iwanyu wambese niba nakwinginga cano tujye iwanyu nitsanga ari izanjye ndaguhanya uko cano vuba se ugasanga Papa. Oh. Yeah, cool. Ça va? Ça va. Papa. Are you okay? I'm good. Ndiringo kumbuye. Oya sinababwiye ko nzahita ngaruka vuba. Papa waratinze ahubwo. Naratinze. Sure. Umeze neza kapusi. Mama arahari? Ni mama rero. Ari amahane rero sinjya nyakunda. Dede banze umubiri ngi nari ngukumbuye. Dadi. Mizite. Ça va? Twamutwaze. None se akazi kagenze gute? Good. Dadi. Niko. Papa watuzaniye iki? Watuzaniye iki? Zaniye n'amasasu. Urayazi? Ngiye ko yanyereka. Sunda amasasu yabwirwa n'iki kore yayo. Niko. Papa ndashaka uzanyereka imbunda. Imbunda se sha wowe. Nahise mama zete se. Ameze neza. Banza ryamye. Nanjye meze neza ariko mufitiye amakuru. Kira rero. Fora niki? Nyine fora, sibona nubwo wari unkumbuye. Oya, ndagukumbura ariko nkabura uko mbigenza. Reka umbwire iki. Nujya uri mu kazi ujye umenya kwambaye isura y'akazi nuza mu rugo ujye umenya ko natwe tugukumbuye uvuge wishimye kwanda akarajya ngo ngiye nakoze icyaha. Oya ntago. Oya ni babyita mbinu ya jeshi. Mbinu ya jeshi. Mbinu ya jeshi ni kuvuga system commando. Na nasaraye kugira ngo commanding abantu barenze igihumbi bibiri. Ntabwo byoroshye. Uvuga ngo mbinu ya jeshi uburi kureba system surumva icyari cyo ya gisirikare cyangwa ya gipolisi cyangwa ya ndumva ibintu bisanzwe. Okay, inzego z'umutekano zose zigendera kuri ordering. Iyo ordering rero ijyana na system. Iyo system rero niyo igenda ikurikirana. Niyo mpamvu ubona ushobora kuza hano nkamara iminsi 2, iminsi 3, iminsi 4 kangwa amakuru yego. Nta n'ikintu uri gukeka. Papa. Nabonye shiri. Uti? Ngo? Papa nabonye shiri. Uzuko nari icyuki. Yarize. Afite n'akazi keza.
sanze ari umutekamutwe namurasa. sheri wanjye ni umwana mwiza. Sanze ari ikiwerewere namukocora ngewe. Papa nyine niyo mpamvu mbikubwiye kugira numubona ntuzamukubite cyangwa ngo umurase. Okay. Nese nta nubwo byishimiye papa njye nta n'ikintu nzongera kukubwira. Nzabanza murebe kwanza menye uwo ari we. Papa uzi ko nari mwiza. We umva wakana. Debo. Ombekana. Debo. Papa. Mukomere. Muraho. Uyu ni wo gwaye izo nkweto. Mwiza papa. Akomeza ugira ubwenge. Ngo ngwiki. Ku kigo wampaye inifomu barango nge nambara slipasi. Iyi nkweto niyo akazi. Yego. Sobanurira ntabwo ndi kubyumva neza. Uri umusirikare kugeza akambara inkweto z'abasirikare wowe. Izihe nkweto Ndi kwanika mukanura. Ngahuri iri sisanganya nkuye naryo. Nihe wanitse turanura. Hanyuma izi nkweto wazihawe nande? Wabaye mu kiye gisirikare ubarizwa mu batayo ufite nimero kangayo? Izi uyu mukobwa yambaye nisinzi yo yazikuye. Ako ushaka kungira umusazi wowe? Izi nkweto wazikuye hema? Papa nisi inkweto zabarashaka bazitwariye gutyo. Inkweto zande? Inkweto za Bareke se unijya kunjanga. Ubarizwa muri inkweto zande nigeze ntungize nkweto wa mukobwa. Muze? Ye. Ntucyushe umutwe. Reka da. Izi nkweto waje kuzanura iwanjye ryari? Ego watumwe nande uri kubarizwa mu kiye gisirikare cy'umutwe gutuma ibikoresho? Ni impamo y'Imana ntabwo nzi uyu mukobwa yazikuye. Asundi inkweto. Kandi wa mukobwa wakuzankurira mwururu. Nsunda fande ziramukwira Zagateruza ingata. Uziramwira tumwe ikirenge. Izi nkweto wazivanye he? Inkweto zawe zihakaye. Rero ubwo gose wa muntu we. Uyu mukobwa akomuze muramutunze ntamutunze. Urabona uyu ari umwanya wo kuza kujya kuganira kuri ibi ngibi. Reka da. Nese kuko ngiye kuri patron nambaye slipa niba nyirukana uramakazi. Watanga inkweto z'abandi. Wazifashe he? Inkweto zanzitange. Nzanje sizo nkweto nizanje. Tena mbonaga ibintu aje hurudu hagakubita. Jundi yazanya nimba ari paki y'amasigara. Mbona ari kubitumuriye hepfo mu gikoni. No mubwira nta mukobwa we. Kureba ndi gusaza ukabura utangiye kuyandarika guca amahezo akazoza kawe nakaye. Ndebere yipana. Yayizanye hano ari nzima. Mbona afashe urwembe arakebaguye. Ngo niza abandi bari batufugeni. Ni impamo. Niko mwana. Izi nkweto nazo yaje azambaye. Inisuzi inkweto ariko da. Ninde wagutumye nguzi wanjye ni uyu musaza? Niko Jazzy. Nikosha. Papa nagisha. Kandi wasanga ari nyoko kugenda ubikushya gutyo. Oya. Ninde watinyutse umwana wa commandant des opérations muri quartier? Papa ntabwo tuye muri izi quartier. Tuye? Nyine. Nizere ko ari nk'umwana wa general de brigade cyangwa general runaka. Ntabwo mbizi. Ari umuntu w'umutekamutwe namurasa ariko buriya ngiye ntabwo nzi. Nkazaruburana n'umugambo. Attention. Pay attention please. Ngira yitwa bamwita Dave. Dave? Papa ntabwo tuye muri izi quartier. Dave iryo zina mutagatifu Dave ntawe nzi. Dave ni ukuvuga iki? Jazira twumvikane mwana wanjye. Papa uzamubaza. Nuntera gahinda nzaumva. Utazatuma nkora ikosa. Nyoko arahari? Araryamye. Mubwira ze. Mama. Ma. Papa yaje. Soni Dave. Papa. Mama araje. Okay. Ayo mazi washizemo se? Papa Jazira. Uraho neza? Uraho. Yego. Yeah.
Jazi hari igitabo kirimo aho ngaho kimereze kubangutse se mugabo mwiza aho muri bag kirimo kimeze nk'iki kubangutse se ko ubuje utanaduhamagaye niko wewe genda utunganya iby'amazi hariya muzanire n'amazi yo kunywa amazi uyihorere niko ye urakoze niko se nawe uba utangiye kureba nabi mbanze nkubaza ikintu kimwe nta nubwo ubanza no gusuhuza umuntu ngo namubaze amakuru ni ukureba nabi gusa se nta nubwo wari unkumbuye uretse reba hano turebe gira gutya ariko hari igihe mujya mukina n'ibintu ese ibi wabyize ryari mama shenge we ibiki aka kanya mvuye ahangaha ko nta kintu ngiye nakoze iminsi ingahe maze koko nta kintu nakoze ibi wabyize ryari ibihe se ubonye ari ibiki ibi bisa na madame samaki kama ni madame ya mai kama ni madame samaki ibitugana ibyo ngibyo mambo ibi ni nini kweli ega nari nanakwiteguye ego ukagenda ukaba umweru niba ari umweru niba ari urwirungu dibana c'est pas catholique nawe rero nawe urakabye uva hano dutunganye ukagaruka ari intunganya warangiza ngo ngira amahane mbanze nkubaza ikintu kimwe umugore wa commandant des opérations ashobora gusagurya koko se ubugira ngo nse nabi uko niko nagusize usa ntanga ari ko wansize ariko nyine bigomba no guhinduka izi ntunganye n'iziki koko nzajya mva hano dutunganye ariko reka mbaze ntereke ibyo mbandimo uzi ibyo ari byo busoro uzi icyo ari cyo banzu reba zana ku gatwe kabona reba ngenda nakwitinyira nge witangiye kumbwira ngo nindeba aho ngaho n'iryo jisho ryawe ribasirisa gutyo ngewe uranye nkakangira menya nyine ko uri umugore w'umuntu wubashywe mu gihugu oya nyine nawe urankanga rega ntumbone gutya ngo ugire ngo ndaza nkisimplifiya nkigira umuntu uciye bugufi ugakeka ko wenda ameze nk'abangaba b'abaturanyi cyangwa n'abuzi mba nkubwire mada twumvikane ukabyara ntugire ngo ni ngewe uri gusebya nyine reba ukuntu urasa na derira uramuzi wo muri tuza ya Samsoni niba ari Samsoni ibi ni biki koko ngomba kugutungura igihe ngomba kugendera ntabwo kizi igihe ngomba kugarukira ntabwo ugomba kukimenya parce que twebwe akazi dukora isaha n'isaha karahinduka umunota ku munota kagahinduka uzajya ubishira muri ako gatwe kawe ndabizi utazatuma nkoresha ibindi bitekerezo ntapanze ngiye uranyumva neza ntabwo bizongera ariko nawe tuzi nyine ntabwo bizongera nawe tuzi rega nawe ntabwo ujya umpa umwanya mbaze nkubaze ikintu kimwe nk'ubu umwana wawe abonye wifashe gutya aka gakobwa kajazira kagabo cyangwa kari umunaki ubwo bo bazifata ibimeze bite do ndebera mama shenge we mada uzi n'ibindi oya ntabwo utongera kudusiga gutya ntabwo ngiye gukaraba nduhuke umbabare tuzavugana ejo oya nyine genda ako ufashe uramuzi ubundi ni umugabo wanjye imbunda yanjye tugende nyine wishimye reka da ni mama y'Imana utangiye kumwihakana kandi twaje mwihakariza reka da si papa ni papa mozi batambya nimba ndiskumbaga ntabwo tuzimye kuja kwiba ariko mutangiye ugikubite kikubwira iyo cazi vani gikubite izi nkweto bana mu nkweto z'abandi ni muzaze gutumye ni nyoko
nta soni ndakubwiye ngo vanamo inkweto z'abandi mpereza iyo nkoni hano nta soni kuramo mana yanjye urundebere dore kandi wa mukobwa yacokoza abazansangayo bazambwira amba ndi kwigendera mujye kuziraruzahe gikubite uzimane n'amasokisi n'agasengeri byari byanikanye ku mugozi ntabwo nzi wowe ntabwo mazi kuramo ugikocore kibiguhereza ibintu byawe umurangi mukanyiba n'agacupa k'amazi byose uko mwabijyanye rwose dore ubona ukuntu ararwaye sinkiva naho ndi dore nuko anjaga kumva komanza za saa 9 z'ijoro navuga ati ndaguhanyo yeme inkweto zo nagwiza ziri kumwe n'amasugisi n'agasinge n'agacupa muhereza amasugisi imana ko byari bimeze afandiriga iwawe ntabwo mpazi ese nzambara nabunuje wanjije we bimukonera by'amara nanjye nzambaye gira vuba injira hano mu nzu bize muhereza ibintu byo karindagira iki kintu afandiriro reka nkubwize ukuri sibyo umuntu wambaye izi nkweto ni umushiti wanjye winsobanura byinshi bizo nkweto nde waziguhaye ni umushiti wanjye mva mubwira ikindi ndakubabara ikirwa na mugabo ushiti wawe ikarita y'akazi irambitse mwana hagati ubundi miteni so cyane igendera ngaho rero bagenzi Imana ni wayi genge wangurishije izi nkweto rwose nazazira n'ubusa umungu muremure gutya mu mushiti wanjye niba ikarita nawe yamaye ndaziguhaye utabizi nongera ngurishije ngo ni nkweto nawe ngo arambiwe ndazigura nusi ngenzi ibyo ari byo ni wayi genge wazikugurishije akugurisha ndamuze nyina kugurisha inkweto zirimo ikarita yanjye nta karita yari ikarita yanjye ntabwo muri kuyibisha umubazi yangurisha inkweto 30 byanjye na 2 nabyibagiwe ikarita nayo yaguhaye nayo yamaye n'inkweto gusa nta n'amasogisi iminsi maze najya muri ami shop wanjije nta n'amasogisi yamaye n'ukuri uretse ndaje mbakurikirane we na wayi genge ntakibazo maraza kuba ibyangombwa byanjye uri kumva akira nawe yego sazi yose utazi kurera abana oya muje murabihuragura ewe nose kubyaye ikibazo kirigatira wa muhungu we washano kuko ugeze muri urwego wajya guterura inkweto z'abasirikari babandi gute papa ni wayi genge wazungurije inde uretse Pajozi yewe ko wasinziriye mu ntebe aho buri rubaho ntanguhaze kowe niko kuryama mu ntebe aho buri rubaho ntanguhaze ubu ni sangapi ngewe ngutange mu buriri ngewe ngutange mu buriri sibyo none ikibazo ufite ni iki ugiye ukaryama se ngewe nyewe aho buri rububa nanjye naza nkaryama uvuye he ndakubaza uvuye he nari ngiye ku muhanda gatoya ku muhanda saa 5 n'igice ku muhanda nawe wikabya ntango ziragera zirabura ingahe ufite nta saha ufite aho ngaho saa 4 nibwo zikigera ntabwo saa 5 ziragera subwo saa 4 urumva ari ibintu birenze ko umuntu yaje ariko mubaza ikintu kimwe mada kuki ushaka kwifata nk'umuntu wa cyenyege cyangwa nanjye ukangira cyenyege sha sibyo yego nuko bisigaye bimeze nanga ari uko nako nawe vugure ba hano ba nujye unshinja ngo ndagenda nkamara igihe ngakora iki nkagenda ngo singaruke nkahita nsubirayo ngakora wowe nk'ubu ubuvuye hehe noneho ubu ngubu nibwo wibutse yuko nanjye cya gihe wagendaga ugaruka nari ngukeneye ubu nibwo ubyibutse mu gihe tumaranye igihe tumaranye nibwo ubyibutse bivuze ngo urimo kunyishyura kugenda no kugaruka nahanga ari ukukwishyura ariko nawe jya umpa agaciro
subu igihe nahereye ariko agaciro umva maze nkubaze ikintu kimwe agaciro ushaka ko nguha koko kagira imana we na agaciro ngapime ku munzani ngapime mu mufuka ngaterure ngakubite hasi mbigenze twumvikane we attention urumva subwo niba nangiye ku muhanda nkaba maze ariko umuhanda ku buryo ngiye nasinzira mu ntebe kuko wamugani nkamara igihe nicariye hano nta kintu wigeze umbwira nari ngiye kureba umuntu hano ku muhanda ntabwo ninzi ngewe ninjye ugomba kukubwira ngewe ubwo isaha n'igice mazeyo ni nyinshi isaha n'igice ntabwo ari nyinshi isaha n'igice ntabwo ari nyinshi sibyo isaha n'igice ntabwo uri kumwe n'abana bawe se bagiye bakuganiriza ntufite abana bawe bazajya bakuganiriza kankwereke icyo ndicyo baza utanze neza wowe none urashaka no kurwana wana nawe ibaze narwanye nawe ari ngize ngo ngiye ndwana n'ingabo 100 wowe narwana nawe wowe fangora hano bene wanyu gira vuba ego ariko mada ufite ubwenge buzima cyangwa waratorongeye ibyararangiye ndabufite bwuzuye ahubwo cyagiye nibwo ntari mbufite mba ubu nibwo bwuzuye uzi siko ugiye kugenda vayo mo ugiye kunsobanurira kandi rero bitewe n'umujinya ngiye nanifitiye ibaze koko kagenda kifata nk'akantu k'akamarimari kuko umuntu nkawe ubwo kwiyubaha ufite abana ubyiruye abana b'abakobwa wowe nta n'isoni wowe ufite wowe amasaha bisa n'igice amasaha 2 ngo uri hanze sangapi ariko n'igice ntabwo ari nyinshi nawe wana ngendi wana ngewe wana ntugakomeza ibintu wana imvugo zimwe zo mu muhanda ngo wana ntugakomeza ibintu wewe ntugakomeza ibintu subiri moja nawe ntuba wanyitayeho reba igihe waze nta kumvugisha nta kugira gute ariko ningenda iminota 40 ingahe ngo ndakabije subwo nta nabagenzi banjye mfite najya no kureba igihe mba nizirikiye hano mu nzu wowe uzi n'ibindi ngewe ndakaye ndaseka ngwino hano ngo ngirene bayo hano ari ibyo nkirimo hari akazi nyiri gukora oteki hari akazi nyiri gukora akazi ari gukora sawa bayo hano Peta hapa. Nyora hano sema mbafu. Wewe. Tango wajana wewe. Tango wajana kungufu. Wewe. Tango wajana kungufu.